nakorobye noza ibintu ndamesa siko kazuyembe ko bya ibintu byose tayari ndahangiye ndavuga se ndicara noneho ntagire ndavuga ntabwo ndi bunywa amazi ndagera nagafungura ndicaga ndakagotomera nagiye kubona mbona batarimo turatangiye bimwe bya so komeza umbwire niyo kubibye haramagaye direne bere nzatunga WhatsApp bure urako mubwiye komeza nyine umbwire ubwo kaje gafite ibintu bya confidence kara kuba kaje se niyo mpamvu mpamagaye kuri ya ndakabwira no kabaza nguriye ngo nikora rero ndavuga ndekore na wari uramushakira iki kambuza amahoro ndakabwira rero ngwire ibyo byo kuza mwikatiza kitisanga ese umuntu aje kwikagare agaruka gare ka nta kigenda gajyo gakoze mu mikwege ariko ngiye mfite moto mu muhanda zirakura zikamviriza jewe ufite moto ariko ngiye nkunda igare kombe nuvuga ukunda igare ukunda igare ego we mbwira wakoze iki byagenze gute ibintu byose mbimenye mbwira vuba vuba nigendera ese ngubwiye iki birenze byo nakubwiye nese umamagariye ndakubwiye ngo yaje yakamejeje ngarashaka Nicole urumva nese kuki utamamagaye nze tu ngiye nabwiye sindaguhamagara ibintu birahanga ngene namubwiye akoreka mubwiye ngene namubwiye ngo aze kugera hanga sinzi impamvu mwirukanye nande none se tukiravuga ni gute asa n'imitima yangiritse cyangwa se yahungabanye ko giye bimaze kurenga mu cyukuri babirenze ariko tuzagera dugenda okay ndabona amasaha twari dufite hari n'umwosha ararangiye hari n'igihe wamugane hari byinshi inyuma ariko reka turekera aha twe kuvuga twenyine tutaragera kuri bene we bireba buriya ngo nta uvumira itararenga ndakumva wanyumvise nani nkakubwira icyifuzo cyane vuga reka ndindire unyereke uwo mukobwa wanshimiye urabyemeye ndabyemeye ubu ibindi tuzabiganiraho nyuma yo kugira ngo mubone ariko ntabwo nakwifuza yuko wababara hejuru yanjye hejuru ya ziriya nyamuca wanyeretse ntabwo ari hejuru yawe ni hejuru ya nyamuca izo nyamuciro ndazihorera aho kugira ngo ubabare ku bwanjye nzamuriye n'umutima wa mwana we ndumva noneho ihangane ni ukuri kandi mfasha Nina bimusabye ze uramwirukanye aje n'ubuntu bw'ubugare urumva nayo ndabizi ntago wabura ko wamwirukanye urumva ubushize namusabye yaraje gutereta ndamubwira wowe imbu ushaka gutereta neza jewe urone gende chef hangaha uzangwira akana ubushize ntago mwabyumvikanye akanyemera bazuka yaje namara masa agenda ku kagare wayoga koze ku mikwege ndavuga se mu cyukuri ndebo ubabanje kureba hangiye kwinjira kwa amen bazoka wamara zingari kunguma ngiye zaboneka zose nta kibazo nubwo ntazimara nkagenze ngwa mu byiciro ama episode nta kibazo basi se bazoka uzibonye wampera amahoro abashyitsi kweri najya ntuza nyine wenda kwemera be mama suka zaje mubwira iki ahubwo arampitana oya naje ntajya mbikavaringa nyine nkabikavaringa ndagerageza ngure utundi tubitsingi twa mama ushyire muri frigo nubike aze nta cyabaye bazoka yawe urayibona ariko nsezeranye umamahoro nta kibazo rwose nta kibazo aho none mva ubwire sibyo nuko ujyaza nkamubwira noneho rero nkubwire noneho we karibu nta kibazo urumva ahubwo rero yakomanze ni mabujije none mitsinyi nazimaze bare nagiye kwadagira ku bwabo noretse bwaruza waje mitangatsimbo ndavuga rero naramitana ni mama y'Imana ambonye ndavuga nta kibazo ariko araje mitangatsimbo naho ikinyo cyose yigeze mu gice reba we kuntu mbana ibintu mbana nkutegurira byiza ariko urambabaza byaruvaga urambabaza siko gafite n'amano abaza baramurobanura bagiye kugura mugura kuri depo rero turangiriza aho naduherande tuzabasubire dukunda kuboneka kuwa gatandatu cyangwa tuzikanga tuze mvuye gusenga kuko asenga ku isabato nyuma ya saa sita
murakoze cyane rero umugoroba mwiza tuba tubashimiye ibi biganiro byari byiza cyane muzagaruke sawa ubwo nanjye nategereje nyine cyaze murebe igihe mugani hari igihe ntari byajya kumubona waragowe ngaho amakuru yawe amenywa n'abana koko waragowe pe kandi yararushye umugabo w'imbuto ntabwo ari abagabo baruha bonyine iyi ngiyi ifite n'amanuka asa n'amama karanakonje araguhamagaye alo ubusura alo Alo? oui Ko ibite? musa Makuru? ni meza Beze neza? sha si cyane mwumvishe ngo ugeze hano igihe tutabonanye Ariko nyine uri mu rugo kureba ndakubura sinzi aho wari wagiye usanzwe ka gahungu kanyu kagakoze neza n'icyo ariko sha karambangamiye bya hatari karambabaje kabi akubwiye ngo iki bya bindi byako nyine by'ubugambo kaba gafite ubugambo bwinshi cyane niyo kabukura sha erega byarivaga ni ukubana nawe umuntu akamumenyera akamwakira none se ubu umuntu yakora iki nanjye sinshobora gutandukana nawe uretse kuzagenda na mama ubwe ntiyamuvana ariko umuhungu wanyu rwose ntabwo nshobora kuzagaruka aho ngaho mu gihe cyose agihari none se ubwo ushatse kuvuga iki ubwo urumva uko nzajya nza kukureba nzajya mpura n'ako gahungu kankesha umutwe buri munsi erega aka gahungu uba wagahaye umwanya ubundi byaruvaga umva ashoborwa no kumureka akavuga cyakoze n'ejo yahagize akivuga gurambiwe amagambo sha waje mpaka igihe cyose uzagerera ariko ubashe kwihanganira amagambo ye nta rindi ribi rye ni ukuri pe ntabwo nabishobora kurema ni ukuri nakubeshya sinabishobora urabizi ko mukunda ariko njye ntabwo nabishobora kubera byaruvaga se kubera wenyine none se nawe kubona nawe kumva uri kumushyigikira ubwo turumva byagenda ntabwo ari ikibazo cyo kumushyigikira erega byaruvaga tubanye imyaka myinshi tubanye imyaka myinshi pe ntabwo byakoroha kugira ngo ahite avana agende gutyo byoroshye pe nanjye rega bari hano nko mu mararungu nta kindi niba atapfa kuva aho ngaho nanjye nkaba mureke ibyo kugenda byo simbizi ko byakoroha ariko ibintu yakoreye mama sinzi ko bari bukiranuke mama nawe amajije kumuhaga rega ninjye buriya ninjye utuma atanavanga nyine nawe harageze mukore choice uhitemo hagati yanjye nawe uwo uri bukomane nawe ujye kunagaruka aho ngaho agihari sha mu magambo makeya ntabwo yapfa kuva aha ngaha pe ubwo tujye durira ahandi cyangwa se tuzategereza igihe azagendera ko nyine nta n'ubushobozi mfite n'ubwo kwirukana n'umuntu n'ubundi ubwo rero mu gihe agihari umenye ko ntazagaruka nta kundi byagenda nta kibazo basi gusa urambabaje ihangane nose nawe nta n'ubwo wanyihangana tukabanza tukabiganiraho wenda dushobora kubiganiraho mu nyuma ariko icyo twanegosiye kugaruka agihari byo nta birimo ubwo nyine twareba ikindi twakora ariko agihari ko ntabwo nagaruka babara mpanze muvugishe turongera kandi unyihanganire unyitabe nibwo ijambo ryiza ndumva bituje tuzabanya buriya nanjye urakaye nzamurira nanjye isukari kandi kuba ndiho ni wowe akabimenyese ntabwo nakubaza hejuru ya nyamuca nk'uko uri kubita za nyamuca ariko zitari zo urasubiriye kongera kubashyigikira nyine nyumva ubu ntegereje uwo mukobwa uzanzanira
tegura umunsi nzamukuzanira. ndahari cyumweru ntabwo nzajya mu kazi kubera wowe. Nguhaye amashyi murakoze ndashimye kandi nguhaye impundu. mama urabona nakubabaza koko? Ntakwambabaza ni ukuri. usibye ko wari utumye ndira. Reka nanjye buriya ntabwo byari binyoroheye usibye ko ibya nini ngo yabaga batemba ajya mu nda ariko buriya nawe se warize wese wagiye uyazana ahagaragara. asirika nze nari ngiye kujya kureba ku kazi uko bimeze. Oya reka maze njya kukureba ibyo ikibazo ariko nawe waba ushaka umwenda da kwambara se. nta kibazo. Reka banza urye ujye guhindura imyenda ugendana utayambara ugasanga wakwambara se uyu waduze. nta kibazo ariko wawutera ipasi se ndabona hagiye kubona urushinge. ako si byaruva. ubwo se kagavuga nakumvise amatuna yabanguye ndakubwiye. ubu nari se uzi umujinya muteye uratanye no kuvuga ngo wabona ari kakabwa. asa n'umuse akabwa se wamwumvisha muka ku igare neze naza azaza njye kamukira. ariko iyo moto wirirwa uririmba ntarabona. ubu nkawe ko kuramutse uteretse amapine ari mu muhanda bizaza shana wagukirira. byaruvaga rero kuza ndakumva. we ugeze no kuri Knowless cyo kuza none umunsi bamara kwica. dore nanjye kugurira mitsingi wanyweza amanga zishiramo ara muri frigo n'ubundi zigure. buretse zigure rumba no na bazoka zawe izi voilà ebyiri wazi mu cyumweru rumwe. ariko se n'undi nabanze kugurira iki n'undi nari kubigukorera ibyo ngibyo kugira ngo Fred wanje umuha amahoro adenjira none wamwirukanye utandukanyije akumva mu ngiye kumwirukana ntabwo namubwiye nawe ariko nawe yitwa ubu nta faranga nta kintu. ariko se amafaranga uramukoresha we cyangwa arakuverisa. ni mabuje mama sakomanga atyo kuno mama komanga namaje kubona no karabaye ahubwo reba karibu si wajya ubanza ukareba umuntu. do ni ya nyamuca bite sha hakuye nawe yabaye rwiziriga ku bantu hose bite sha makuru meza ubu ngana agapfukamunwa se asika ndumvuye ngo yipatana ahantu mba ntari uyu mwana hano aho rosara cengera yameze nka nyamucano uzabige. ejo nigeze kumucaho kuri moto ndi kuva fawe namuciye ku kinamba mu biraro bariyo za kimicanga bugatyata mu biryogo kubyanye bose ari ndaye bukunda gukora ese uri marine mu byukuri bamwe baba marine kayivane kontineri ya mama binabwiye arabona yuko ibintu bya kera ari byo by'ubu ngubu. kera babahekaga mu ngobyi bakamukuzanira utazi n'uwo ari we ariko ukabonye nguko akana kura basanga ari abantu basangiraga kera na papa none abonye yuko agiye atangiye kunyikubirana mfatirana uko akana Yesu ubona namweretse yabanenze ku imyambarire. mvuye Kacyiru aho mvize ese uvuye mu biki Yesu nizo ukora iki ukuri umwana ko ndabona ushaka ibintu byo kwikuzakuza uvuye Kacyiru se kandi mukanya navuganye na mama ambwira ngo muri kumwe uzitega moto ari nahavuye njya Kacyiru utega moto uvuga ko ugiye ugenda n'amaguru se byose cyangwa uratega kareka ngenda n'amaguru ubu uvuye muzehe dore wasanga ikirenge cyacumbagaye nikoze umwana yigize inkumi neza uvuye mu biki sha ndikasha wigize inkumi kandi nyamuwe ujye wirinda ibintu byo kwigira ahantu hose ngenda gukinirayo nyine ubwo ni Kacyiru nari nateganya ubwo uvuye gukina zimwe wamwumvise ase iwanyu ni imwana yigize inkumi none dore yigidodo wacu si wahamenya karabaye ugira abandi bana se muvukana uziko yatobotse amatwi ni wowe nyine mama wawe se bagiye abari mu rugo umusiga muri kukigendera kakubera nagira ikintu avuga mubwa kugeze gusura byarufaga
aya Ngira ko mwe gusura bya Yesu bwiyo ndakubwiye ase umwana mwamenye uyu mwana ndikwa n'umugabo akana wajyo ni ikivejuru urumva ahantu hose abariyo abantu hose ariko inshuti y'uruhinja mwireba imyaka ufite n'akadi nibwo musheranyije oya just akaraganira urumva nkuko bumvuye Kacyiru umva ngo ku Kinamba rero bakabonye ahantu hose bagahari nese kade ntabwo ujya unanirwa nta nubwo ujya uryama ku mabi njyewe se ndaryama ate utari umwana se ubundi se uriga yari yikujije ndakubwiye njyewe ibintu byose mbikorera rimwe nga Kiperi unamujua Kiperi nakwambia iryo jambo nderuka kera kuri papa mwambwaga ngo ibikombe by'igikoma bibiri Kiperi Kiperi se yakundaga igikoma shaka oya we kuriyo mpamvu shaha ariyo mpamvu ibyo papa tubyihorera ahubwo se yataye nyoko shaka kade wowe wariye Alexi none se nakudodeye nabi kandi ntabwo wandodeye nabi none se kuki uri kubita hasi ngiye kwitera ipasi nta bidasanzwe genda utera ipasi rero kandi uze ku meza turye murakoze hanyuma ubone kugenda ndaje urushinge ruzi kuburwa tugenda neza mwana wo kugira wigisha umwana wariye sha wahaze banariye nose wahariye ndabaye nk'agacuma ajyemo agacuma batashanye kurya njya mu gitondo we ariko urashonje agira ngo arabwegetse ahubwo ntabwo nshonje mu bunuza bubyinabyina mwagera yabwegetse niko shaho wari iki ngo mugire vuba rwose nuko nje kubareba ahubwo ndamukanya ndaje kujya kubyina Jampaye bahita gutera ini iki kandi ndajya nimba bahita gute ariko nakubwiye uzi ko abana b'iki gihe bafite ibibazo we umwana ngana gutyo umwana uvuye kwibere ngo ngagiye kuja ubyina gutyo ubyina bwoko ki ndomboro ni bwoko ngamumbitira nk'akantu se mbere kade akareka mu pese shamba bari none ngajya mutegeye gakubita nyenda gutegeye arebe nawe uraje ugira ngo yihwanyagura umwana w'abandi ngo ategereje umunyengo wa mutu ngira kade mbira njyewe ase byavuga ngo ndeka mubaze nk'ubu ngubu uyu mwana mwirwa na gute umwana w'imyaka ari ufite ingahe Jesse imyaka mfite wayiba ni nk'umunani ariko nk'itanu bityo ubundi wowe ubajije neza ati ubajije neza ubundi ukoze koza neza ikibazo ati uyu mwana bite urumva uyu mwana ureba hano ureba uyu mwana ko ubona areshya nk'ifunguzo njya afungisha hariya uyu mwana afite ubwenge urumva uyu mwana nawe yakugira inama kubera ubwenge afite wowe Nicole yakugira inama kuva hasi kugera hejuru urumva umva kuko buriya urebye najyaga nkurenganya ariko kumbi mbonye umujyanama wawe mukuru katisa nakugira inama birba yakugira inama wa mungano babyaruvaga twaduhungu tw'imitsi ugendana njye nta kintu afite aragenda yomboka nk'inkoko y'umurangi ubundi ko umukobwa mwiza wakunera abantu bazima ko bahari njye nakugira inama wa mungano babyaruvaga umukobwa mwiza gutya tw'imitsi nagushakira umugabo mwiza uko ndi umukozi sha ubuse nkaho wirirwa bamukurahe rero banda baribonye rukana mama y'Imana mu ijuru rwabarirwa na byaruvaga umva nenda kubwira kakiremera ngo agiye kubyina urashaka kumusuzugura se ushaka kumusuzugura uyu mubwire gamba ariko nuko wagira ngo ndagututse ariko buriya bawutekereza urabyimbye ntukuze Yesu we ndakubwiye mbori mbwire nk'umwana waje uyu nguyu aka kakuriye mu ruka nese ageze hano gute nubuze hano hose umubona mbori ugende ukirire amazi muri dushe niyo gihe mbabarira irukanka kana kadeta mujyana kanjye nigendere kubyina ise wowe kandi we amazi nigendere kubyina nakerere ugiye gutwika ugiye gutwikira he tugende ahubwo bakujyane kubyina se wese wabishobora ukirire amazi muri dushe niyo gihe ibi ni iki kandi ntabwo nyiseka subiraho ndakubwiye
uri kiwerewere ntabwo narume ase byaruva kiwerewere hindura wowe ndakubwiye uziko ubanza utekereza ko muje nawe nyoko cyangwa yongeye ko ufite nyoko kwawe ase byaruva uziko ubanza wikanze ko njye nawe duhuje nyoko banza uba wibagiwe yuko ufite nyoko kwawe nkagira iwanjye niba unamugira we simbizi kuko umeze nk'uwatoraguwe